Regio Maria. Igitabo gisobanura Regio ya Maria. Umutwe wa 39. Amategeko y'ingenzi ya Regio mu kogeza ivanjiri. Gukomeza. Abo bantu ni ngombwa kwihanganira umuntu no kumwitondera kubera agaciro ke gakomeye. Abo bantu bakunda kurakazwa n'ubusa. Kubababaza bituma bongera ibyaha. Bikarushaho kubaziba umutima. Washaka kubafasha rero yabavugisha neza. Ni ngombwa kubagirira impuhwe no kububaha cyane. Umuregio wese agomba guhora yibuka aya magambo Kiliziya ivugira kuri Bikira Mariya. Umutima wanjye ni mwiza kurusha ubuki, umurage wanjye uruta umushongi w'ubuki. Mwene Siraki, umutwe wa 24 umurongo wa 20. Abandi bashobora kugira neza bakoresheje uburyo bubababaza. Abandi bashobora kugira neza bakoresheje uburyo bubabaza, ariko umuregio azakoresha ubugwaneza n'urugwiro. Ntakagira ubwo ateshuka iyo nzira, naho ubundi yakora nabaho kugira neza. Hari umuntu wavuze ko Yezu yahaye Bikira Mariya kugira impuhwe, wakagumana ubucamanza. Abaregio bakoresheje ibitagenewe Bikira Mariya. Abaregio bakoresheje ibitagenewe Bikira Mariya. Ntaho baba bagihuriye nawe, baba bagishoboye gukora iki? Presidium ya mbere ya Regio yitiriwe umubyeyi ugira ibambe, kuko umurimo yakoze wa mbere wabaye uwo gusura abarwayi bo mu bitaro biyoborwa n'ababikira bitwa abibambe. Nubwo abaregio bafashe iryo zina, ariko ntawashidikanya ko baribwirije na Bikira Mariya ashaka ko bizaba ikimenyetso cya Regio ye. Nkuko bisanzwe bigenda, abaregio ntibacogora iyo bahagurukiye abanyabyaha, ndetse kenshi bamara imyaka myinshi bakirwanira umwe gusa wananiranye. Hariho ndetse bamwe babanza kurwanya ukwemera, ukwezera n'urukundo by'abaregio. Si abanyabyaha basanzwe bafite urugomo rw'igitangaza. Ukwikunda n'ububi bwabo biteye ubwoba. Banga Imana n'umutima wabo wose, bakarwanya idini ye uko bashoboye kose. Nta gatekerezo keza kabarangwaho, nta nema na nkeya, mbese rwose nta cyerekeye Imana wabasangana. Abo rero umuntu akibaza niba Imana itabatanga, niba ububi bwabo bwatuma yifuza kubana nabo mu ijuru. Icyo gishuko cyo kubihorera kirakomeye, nyamara abaregio ntibagomba kubatererana. Ubwo buryo bwo kubacira urubanza si bwiza. Mu by'ukuri, nubwo ari babi, Imana ishaka kubakiza. Irabakunda ku buryo ndetse yaboherereje nabo Yezu Kristo umwana wayikunda, na n'ubu akaba akiri kumwe na buri wese muri bo. Musenyeri Benson yasobanuye neza impamvu igomba gutera inkunga abaregio muri uwo murimo udatezuka wo gushishikarira guhindura abantu. Yaba icyaha cy'umuntu kirukanaga Kristo gusa, uwo muntu twamwihorera natwe. Igituma tutagomba kumureka nuko aba agifite Kristo muri roho ye, akomeza kumubamba no kumugira nabi cyane, nk'uko Mutagatifu Pawulo abivuga. Ibaruwa yandikiye Abanyahebureyi umutwe wa 6 umurongo wa 6. Dore icyatera inkunga cyane Kristo umwami wacu twavuga ko umwanzi yamwigaruriye. Iyo mvugo ifite akamaro gakomeye. Umukristo yarangiza ubuzima bwe bwose arwana iyo ntambara, agohora arwanira gukiza uwo muntu kugira ngo ububabare bwa Yezu burangire. Igituruka kuri kamere cyose kigomba gusukurwa n'ukwemera. Uko kwemera gutuma tubona, dukunda kandi dukurikiza Kristo wabambwe kubera uwo munyabyaha. Nk'uko icyuma gikomeye cyane gishongeshwa n'umuvuba w'abacuzi, n'umutima ukomeye ntiwananira igishashi cy'urukundo rungana rutyo. Hari igihe babajije umuregio uzi neza ibyerekeye abanyabyaha babikomeyeho mu mujyi munini, bamubaza niba yarigeze amenya n'umwe abona ko adashobora guhinduka. Kuko yari umuregio rero ntiyashoboraga kwemera ko bene abo banyabyaha babaho. Yashubije ko benshi bari bateye ubwoba, ariko ko bake muri bo nta cyizere na gito cyo kubahindura cyari gihari. Bamusabye kubisobanura neza, ageze aho yemera ko kazi umwe gusa utagishoboye guhinduka. Nyamara uwo munsi nyine n'ibyo yemeye biza kumuvuguruza.
yaje guhura na wa muntu yavugaga, baraganira biratinda, hanyuma biba nk'igitangaza, arahinduka ndetse aba umukristo ukomeye. Mu mibereho ya mutagatifu Madalina Sofiya Barati dusanga mu buryo guhindura umuntu bibabaza kandi bigomba kwihanganirwa. Yamaze imyaka 23 akunda cyane umuntu Imana yari yaramushinze. Intama yari yarazimiye itari kugaruka mu rwuri yidahura nawe. Yari umwana muto witwaga Yuliya, batazi aho aturuka, nawe atarigeze abivuga ku buryo bugaragara. Nawe babanaga yari umukene, ariko afite umutima mu budasanzwe mu bantu. Yari umubeshyi mubi, indyarya, umunyangeso mbi, arakazwa n'ubusa kandi nta mpamvu. Mutagatifu Sofiya we agasanga Imana yarashatse gukiza uwo mukobwa, imukura ahantu habi imukura ahantu habi ikamumushinga. Niko kumuzaniwe, amubera nk'umubyeyi koko, amwandikira amabaruwa arenga 200, agira byinshi bimubabaza kubera uwo mukobwa nyine, kuko atamwituraga ineza ahubwo akamubeshyera. Mutagatifu Sofiya akomeza kumubabarira n'icyizere cyinshi. Amaze imyaka 7 apfuye, Yuliya nawe aramukurikira, amaze kwigorora n'Imana. Manahan Sainte Madeleine Sophie Barat. Ubutwari bw'umurejiyo. Umwuga wose ubaza nyirawo ubutwari budasanzwe, utabufite agahigama. Ubutwari reji isaba hanini n'ubutwari bw'umutima. Umurimo w'umurejiyo wa mbere ni uwo kwiyegereza roho akaziyobora ku Mana. Rimwe na rimwe hari abazababazwa n'ayo matwara kuko bamwumvise nabi, maze bamugerageze ku buryo bwinshi, yego butamwishe, ariko kenshi kubihangara ari byo bikomeye kurusha kujya ku rugamba aho amasasu ari urufaya. Ku bantu ibihumbi bari ku rugamba ndetse ntibakangwe n'amasasu y'imizinga, muri busangamo nibura umwe wanga kuba yasekwa. Ibyo bigatuma aguma hamwe n'abandi ntahunge. Aba rero yanga ko bamurarikira, bakamusesereza, ndetse bakaba bamwicanira ijisho cyangwa bamutunga urutoki bamunegura, cyangwa se ngo babe bavuga ko ashaka kwigisha ubutagatifu. Bazakeka iki? Bazatekereza iki? Ngiki igitekerezo gitera ubwoba, kandi ubundi intumwa zari zikwiye kwishimira kwitwa ruvumwa zizira izina rya Yezu. Ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 5 umurongo wa 41. Niba atarwanya uko gutinya bakunda kwita isoni, umurimo wose wakorerwaga roho uzagwa mu busa, usigara utakigize icyo uvuga. Nimuterera ijisho hirya no hino, murore ahabari hafi nk'ahabari kure. Nimuterera ijisho hirya no hino, murore ahabari hafi n'ahabari kure. Hose abakristu batuye mu bapagani rwagati batagira ingano, hagati y'ababatijwe batari abagatolika, cyangwa mu bagatolika baguye. 5% b'abo bantu bagomba guhindurwa n'umwete nyakuri w'umuntu wabasobanurira ubukristu buri muntu kwe. Abo 3% baba babaye irembo rigana imitima y'iyo mbaga yose, rirerekana inzira yo guhindukirira Imana. Ariko abagatolika uwo mwete ntibawugira, barabishaka rwose, nyamara ariko ntibagira icyo bakora. Impamvu se ni iyihe? Buri muntu usanga yiregura ngo afite impamvu imuziga, ntagira icyo akora, akishingikiriza imimerere ye, akishakira impamvu ikemerwa. Ngo ni ubwitonzi busanzwe, kudahubuka, kubaha ibitekerezo by'abandi, kandi nta n'icyo nari nteze kugeraho. Nuko uruhira ubusa, ntegereje ubitegeka n'utundi duhamvu nk'utwo, hanyuma amaherezo bagaterera iyo. Bavuga ko Mutagatifu Geregori wakoraga ibitangaza ajya gupfa yabajije abari bamukikije ati abatari abakristo ubu ni bangahe muri uyu murwa? Bidatinze baramusubiza 17 gusa.